Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza ufata umwanya ukagenda ubana natwe muri gahunda z'amakuru abari kugenda avugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no kwisi hose. Ngusabe rero niba ari ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video ukore subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose itugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari rero kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2021 nibwo rero mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo ubukwe rero bwasize umugani ndetse cyari ubukwe kigahinduka intambara ikomeye bikaza kurangira rero bitabaje inzego zishinzwe umutekano bikarangira ubukwe bupfuye rero bw'umugore watanye w'abana batanu yageraga rero mu rusengero aho umugabo yaragiye gushyingiranwa n'undi mugore maze rero bakarwanira imbere ya pasiteri bikarangira ubukwe bupfuye bikarangira basize umugani ndetse ibyanabaye akaba ari ibintu bitangaje. Ibi byose rero n'ibindi bitandukanye ndetse n'impamvu zateye ibingibi byose nibyo tugiye kugarukaho muri iyi nkuru yacu. Ngusaba ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye ure munsi ya video ukore subscribe maze dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose tugenda tubagezaho. Hari rero mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2021 ubwo rero Dukuzumuremyi Janvier akiraga telefone imubwira ko umugabo we babyaranye abana batanu amaziki akaba rero yari amaze igihe amutaye agiye gusezerana n'undi mugore mu rusengero. Ako kanya rero kibyumva yisava mu murima aho yari yagiye guhinga vuba na bwangu ahita rero yitegura ndetse ategura n'abana be kugira ngo aje kureba niba inkuru yari amaze kwakira ari impamo mu buryo rero budasanzwe kandi buri wese wari uhari akaba rero yatunguwe. Bose rero bakuzwe n'inkuba bagwa mu kantu nta numwe rero wiyumvishaga ibiri kuba ubwo rero uyu mubyeyi yasangaga umugabo we babyaranye abana batanu ari gusezerana n'undi mugore mu rusengero rw'Abangirikani muri paruwasi ya Gikondo ni mu mujyi wa Kigali. Umugore rero akinjira mu rusengero yasanze pasiteri rero amaze guhagurutsa abageni ndetse rero igikorwa cyo kubashyingira kigiye gutangira n'agahinda kenshi ndetse n'amarira ashoka. Yagaragaje rero agahinda yatewe n'umugabo we ko kuba yaramutanye urugo akaba rero agiye kubana n'undi mu rugo nyamara rero abo yabyaranye n'uyu mugore atamenye uko bamerewe ndetse atanaheruka no kubita. Mu majwi rero Janvier yumvikana gafata uyu mugabo mu koti ndetse rero arira cyane avuga ko rero ibi bigomba gukemurwa na RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Byabaye ngombwa rero ko iki gikorwa kiba gisubitswe abapasiteri bafata umukwe n'umugeni ndetse n'uyu mubyeyi waruzanye abana be bajya kwiherera bonyine kugira ngo iki kibazo rero bagihe umurongo ndetse bagikemure. Muri uku kwiherera rero ntibizamaze umwanya kuko uyu mubyeyi rero yahise asohoka ndetse arira cyane agaragaza rero ko atari kunyurwa n'uburyo ikibazo bari kugikemura. Yashimangiye rero ko icyo ashaka atari isezerano ry'uyu mugabo wamutanye abana batanu ahubwo rero ko akeneye ko aba bana babona cyangwa se abana babiri uyu mugabo yatwaye abamugarurira ndetse akaba rero yarabatwaye akabimwimaho uburenganzira hanyuma rero akagaruka akabamusubiza ndetse akagaruka agafata n'inshingano z'aba bana be akaba bitaho nka papa wabo wababyaye. Bitewe n'uburyo rero uyu mubyeyi yagaragazaga uburyo iki kibazo kiri bukemurwemo hitabajwe rero inzego z'umutekano ndetse rero bidatinze zihita zihasesekara zihageze rero zigerageza guhuza impande zombi nubwo rero bitari byoroshye. Basabye umuryango w'umugabo kubahiriza uburenganzira bw'umubyeyi ku bana be ndetse rero akajya ababona igihe cyose abashakiye. Mu marira menshi rero uyu mubyeyi yagaragazaga ko icyifuzo cye rero gikomeye ari ukubona uburenganzira ku bana be umugabo we yamutwaye akabajyana iwabo ndetse rero akabamuha akabirerera kuko abana be batagomba kurerwa nk'imfubyi kandi abagifite ababyeyi bose. Mu kiganiro uyu mugore yahaye itangazamakuru yavuze ko rero ibyabaye ari impamo ndetse atari kera ko rero byabaye ku munsi wo kwa gatandatu ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2021 ndetse anavuga ko icyo akeneye ku mugabo we ari abana babiri b'impanga yamutwaye ndetse akabakemura cyangwa se akabikemura mu buryo bwo kubaho ndetse akagenda anabafasha kuko abana yababyaranye n'uyu mugabo. Yagize ati yego iyo nkuru yabaye
ni inkuru mpamo, ni nimugoroba byabaye, nta nubwo rero ari kera. Byarangiye rero batabasezeranyije, barabirukana mu rusengero, bababwira ko rero tugomba kubanza gukemura ibibazo dufitanye. Ubwo nyine rero birangira ubupfuye, nanjye ndataha. Yemeje agira ati ngewe icyo nkeneye si isezerano, ngewe umugabo twarabanye ariko tubana mu buryo butemewe n'amategeko, ariko mu gihe rero ashaka gushaka undi, ngewe rero ntarasezeranye nawe, ni uburenganzira bwe, ariko yagombaga kubanza kubahiriza uburenganzira bw'abana yabyaye, kuko rero abana 5 ni umuzigo, ni umuryango ukomeye ku buryo rero atansigira inshingano zabo njyenyine ngo nzishobore. Ati ikintu ngewe namushakagaho nuko ampa abana 5 banjye afite, kuko bose bavuka mu ndimwe ya se na nyina. Yamara kubampa rero ubundi akabagendera nuko bagomba kubaho naho bagomba kuba, ikizabatunga akabamenya niba bagomba kubishyura, akamenya rero niko agomba kubishyura ishuri, ibigenerwa abana byose rero akabibakorera. Ibi rero nibyo uyu mubyeyi yatangarije itangazamakuru, akavuga ko ari byo by'ingenzi akeneye rero kuri uyu mugabo babyaranye abana wari ugiye gushakana n'undi mugore. Uyu mubyeyi rero yavuze ko hashize rero imyaka 2 uyu mugabo abataye, ndetse amujyanye n'abana 2 b'impanga yari yibarutse ku nshuro ya mbere, kuko rero yibarutse impanga inshuro 2. Rero yagize ati hashize imyaka 2 antaye, yajyanye bariya abana b'impanga ambwira ko rero bagiye gusura iwabo. Ubwo rero inda yansigiye nayo yavuyemo, ndetse kuva icyo gihe ntabwo ndongera kubona bariya abana yatwaye. Uyu mugore rero yabyitangazamakuru rero ko abana kugeza na n'ubu rero atarababona, ariko akibategereje, ndetse ko rero yakorewe ubuvugizi kugira ngo abana be ababone, ndetse amenye yemererwe nuko ababaho. Ndetse rero uyu mugore yavuze ko rero kuva icyo gihe rero afite amatsiko yo kongera kubona abana. Nyuma ya rero yuko ubu bukwe bubaye, ni ubukwe rero bwateje impagarara ku mbuga nkoranyambaga, ubukwe rero bwatanzweho n'ibitekerezo bitandukanye. Uwitwa rero Mushimiyimana Patrick yagize ati birababaje cyane rwose, ibintu bimaze guhindura isura, abantu ntitukigira umutima w'urukundo. Nk'uyu mugabo rero ugiye gusezerana n'undi mugore azi ko afite abana atabanje gukemura ibibazo byabo, rwose akwiye kwisubiraho. Naho witwa rero Claudine Iradukunda we yagize ati isi igeze kure mutabare pe, rwose ibintu bimaze guhindura isura. Ni gute umuntu ufite abana 5 abura kwita ku bana be akajya gushaka umugore? Birababaje cyane. Naho witwa rero Clementine Irakoze we yagize ati rwose uyu mugore afite ishingira, ariko ntabwo yakagombye kuza gusarira mu rusengero. Yarakwiye rero kureka umugabo agakora ubukwe, ndetse bwamara kurangira akajya kurega uyu mugabo mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ndetse agahabwa n'uburenganzira, ariko ataje kubica cyangwa se ataje kwica ubukwe kuri aka kageni. Rwose rero impande zose zigerageze kumvikana. N'ibitekerezo byinshi byatanzwe kuri iyi nkuru, ndetse n'abantu bakaba bagiye babivugaho mu buryo butandukanye, ariko rero amakuru ahari kuri ubu ngubu ni uko ubukwe bwamaze gupfa, ndetse n'ikirego uyu mugore akaba yakigejeje mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo umugabo akurikiranwe, ndetse ibyo yakoze bizajye ku murongo. Ngayo nguko rero akaba ari amakuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Abantu rero benshi bakaba bakomeje kugenda bagaruka kuri ubu bukwe. Ngayo nguko rero reka ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye, urebe munsi ya video kore subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana 5 kuri 5 muri gahunda z'amakuru aba ari kugenda avugwa mu Rwanda, mu Burundi, ndetse no ku isi hose. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.